uyu mugaragu ni umugaragu Imana yahaye itaranto, nako shebuja yahaye itaranto kuyibyaza umusaruro biranga. Ahubwo arangije aravuga ngo databuja ndamuzi agira umwaga, databuja ndamuzi agira umushiha, iyi taranto ye ihombye yazamfunga. None kugira ntazajya kuba muri gereza, none ngewe reka nyitabe naza nzamusubiza ibye. Yona yigira inama yo guhunga Uwiteka, Imana imwereka ko ntaho wayihungira. Abageze ku mazi, abakatishije itike. Imana yacu ni nziza cyane kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twabashimiye mwewe abashoboye kuboneka muri iki gikorwa cyiza cyo gusenga Imana ibampera umugisha. Rero ijambo tugiye gusoma riboneka mu gitabo cy'imigani. Igitabo cy'imigani nicyo tugiye kurebera hamwe. Ijambo ririmo ibice 29, ibice 29 mu migani, ku murongo waho wa 18 havuga ngo iki? Reka bahageze tuhasome maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haranditswe ngo aho guhishurirwa kutari, abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko aba ahirwa. Imana itugirire neza cyane. Ngo aho guhishurirwa kutari. Ubundi guhishurirwa ni iki? Guhishurirwa bamwe babyita indoto, abandi babyita inzozi, abandi babyita umuhamagaro, abandi hari uko babivuga, nawe hari uko ubyita. Nuko Imana itugirire neza rero bakabyita uko nguko, buri wese uko abyumva. Imana itugirire neza cyane. Guhishurirwa ntabwo ari ikintu kibonwa na bose. Guhishurirwa nicyo bita iyerekwa. Guhishurirwa, Imana iturengere cyane, ni igihe umuntu yaryamye, yamara kuryama akabyukana inzozi, akabyukana indoto, ati narose uko. Rero umuntu warose umubyirwa n'iki? Umubyirwa nuko abyukana ingamba nshya. Umuntu warose, umuntu urota umubyirwa iki? Umubyirwa ko ahorana impinduka. Buriya umuntu utarose ahora yibuka ibya kera kuko nta viziyo agira. Ariko umuntu warose ahorana viziyo. Umuntu warose ahorana imbaraga, kubera ko yo bukeye aravuga ati harya narose ngwikira ijoro, narose ndi kuvuga ubutumwa, ndi kuzamuka umusozi, narose ndimo gusengera abarwayi bakira, narose ndi kubaka etaje, narose nagiye mu mahanga, narose nabaye umuntu ukenewe n'abandi. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo mvuge ijambo rivuga ngo ugire umwete mu nzozi uri kurota muri iyi minsi. Uri kurota wenda gukora mariage, gira umwete muri izo nzozi urimo kurota. Warose urimo kugenda, tangira utegure urugendo rwawe neza, ariko urutegure wihanganye, urutegure wubaha Imana n'abantu bayo. Imana itugirire neza cyane. Buriya ngo abatari bamumenya baheze mu cyubahiro, niko umuririmbyi yambwiye. Ariko abantu bamaze kumenya Imana yabo ngo bazakomera bakora iby'ubutwari. Umunsi umwe hari umugabo bita Yona, bwarakeye yibeshya ku Mana ye, imutumye arayininira. Imana iramubwira tumva mwana wanjye, tambuka ujye hara mu murwa w'Ineneve, ugende ubabwire bihane, kandi nibatihana, haleluya,
barahura n'ishyano, barahura n'ingorane, barahura n'ibibazo bikomeye. Yona ati bari abantu ko mbazi n'umutima mubi bagira, aha ntiwabona bamereye nabi. Yona ati reka reka, ati reka reka. Ijwi rirongera riraza riramubwira ati haguruka. Yona ati reka da. Rigaruka ubwa gatatu, Yona yigira inama yo guhunga Uwiteka. Yona yigira inama yo guhunga Uwiteka, Imana imwereka ko ntaho wayihungira. Imana imwereka ko ntaho wayihungira. Ni koko ni nako byagenze. Yona yagize gutya pa, abageze ku mazi, abakatishije itike, abagiye aho bita i Tarushishi. Bageze hagati mu nyanja, Imana irababwira ati muhagararaho. Bitewe yuko muri bo nta yerekwa bari bafite, ari nta nihishurirwa bari bafite, Imana yakoresheje ibimenyetso byayo bamenya ko Uwiteka atanezerewe urugendo barimo gukora. Imana iturengere cyane. Iyi migani yanditswe na Salomo. Salomo ni mwene Dawidi. Salomo ni mwene Dawidi. Dawidi uwo yabaye umwami mu bami ba mbere bayoboye Isiraheli. Dawidi arimo, kuko Dawidi yayoboye imyaka 40, Sawuli nawe yayoboye imyaka 40. Ibyo biraba, ibyo biratambuka. Rero Dawidi ahigira Imana umuhigo ko azayubakira inzu. Hanyuma Imana iza kubyanga nanone. Dawidi amenya amaraso atariho urubanza, yishe Uriya. Imana itugirire neza cyane, amuhoye umugore we. Imana iturengere cyane. Rero ndashaka kukubwira ngo umugambi w'Imana nta kintu cyawuhungabanya. Iyo hariho ihishurirwa, uzinduka ufite imigambi mishya y'ibyo ugiye gukora, kandi hamwe na rya hishurirwa ufite bigakunda. Ariko abantu badafite iyerekwa bazinduka muri bwa buzima busanzwe, bazinduka biganyira, bazinduka biheba, bazinduka bitotomba, bazinduka barira. Haleluya. Ariko iyo hari ihishurirwa, ijambo ryatubwiye ngo ahatari ihishurirwa aho hantu haba ibyigenge. Ngo ariko ngo iyo hariho gukomeza amategeko, haleluya, ngo iyo habayeho gukomeza amategeko, abantu bagubwa neza, abantu baranezererwa, abantu bashima Imana, abantu bavuga Imana bundi bushya. Haleluya. Iyo hariho iki? Iyo hariho gukomeza iki? Amategeko, ibintu bimera neza. Haleluya. Habaho no guhirwa. Imana itugirire neza cyane. Reka mvuge gatoya ku byigenge. Buriya umunywa rumogi iyo bukeye atekereza hararugura na hari buvana ayo mafaranga. Hari igihe bari ngombwa ko abari bwibe akazindukira mu makaritsiye y'abakire, akajya gushaka icyo yakwiba kugira ngo abubone. Akajya mu mitungo y'abantu akajya kwiba, bamufata bakamufunga bakamukubita. Nuko kubera ko arigenga, mu bwigenge bwe yumvishije ko agomba kwikora ibyo ashaka. Ariko hano ijambo ryatubwiye ngo ariko ukomeza amategeko abahiriwe. Urabona, iyo umuturage azi gutanga umusoro neza mu gihugu cye, hari igihe birangira atsindiye igihembo cy'uko yawutanze neza, bakamushimira, bakamuha n'ishimwe ry'uko mw'icyo gikorwa yitwararitse. Urabona, iyo umuturage azi kubaha abamuyobora, bamugirira icyizere bakamugira n'umuyobozi.
urabona y'umukristo azi kubaha Imana, kumvira n'ijambo ry'Imana, Imana imuzamura mu ntera, imuvana mu bwiza ikamujyana mu bundi, ihindura ubuzima imuvana mu bubi ikamushyira ahandi heza kurushaho. Ndagira ngo mvugane nawe uri kunyumva, nta kimana inaniwe mu ruhande rwawe, nta kimana itakora mu mibereho yawe. Haguruka wizere Imana kandi yiringire. Umunsi umwe nigeze njya ku bitaro ngiye gusengera abarwayi. Umwe yarampamagaye arambwira ati mbabarire unyureho naho umurwayi wanjye yapfa, basi apfe wamusengeye. Ndamubwira humura, ntabwo dusenga ngo abantu bapfe, ahubwo dusenga ngo abantu babeho. Ukabona abantu badafite iyerekwa nibo abantu bifuriza ibintu bibi bagenzi babo, ariko abantu bafite iyerekwa ni abantu bahamagawe n'Imana, batoranywa nayo, bahabwa umugisha nayo, irangije irabeza irabatuma, nabo barayumvira. Babereyeho guhesha abandi umugisha, babereyeho kuvana abandi mu ngorane, babereyeho kubera abandi icyitegererezo cyiza, babereyeho kubera abandi kubahereza urumuri rwiza. Imana yacu turengere cyane. Ngo aho ihishurirwa ritari, abantu bigira ibyigenge. Ntabwo mu mwuka rero abantu bigira ibyigenge. Kubera iki? Kubera ko abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wayo wera. Haleluya. None abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana bavamwe ibyigenge gute? Ntabwo byashoboka. Imana itugirire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo humura, komera kandi ushikame, witinya. Haleluya. Imana ifite imbaraga, niyo iri mu ruhande rwawe, kandi ubwo iri mu ruhande rwawe ntacyo uzaba. Haleluya. Ntacyo uzaba. Abantu bakuvuga uko bashaka, babigenza uko bashaka, banagerageza ibyo bashaka, ariko ntibyabakundira, kuko wavuganye n'Imana bataravuga. Imana ikuvugaho bataravuga, Imana igukoraho batarakora. Uyu munsi bakunaniza nka bande? Hari ikivugo cy'abakristo, hari ikivugo cy'abakiranutsi. Iyo usomye Zaburi ya 23, haleluya, ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Uwiteka ubwo ari we mwungeri wanjye sinzakena, aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gicucu, haleluya, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiriza meza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe kiraseseka. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi zawe bizanyomaho iminsi yose. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nakomeje ndishima cyane kandi ndanezererwa iyo usomye hariya Yesaya ibice byaho 50. Haleluya. Ku murongo waho wa 7, aho naho hajya hankomeza, kandi ni ikivugo cy'abakristo 7, ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ni bande bashaka kugukoza isoni? Imana yaravuze kutazamwara. Ni bande bashaka kuba insuzugurwa? Imana yaraguhaye agaciro. Ni bande babishobora? Ni bande babigeraho? Ni bande abo bantu? Ni bande? Ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hagakomera nk'urutare. Kandi si ibyo gusa, nzi yuko nta n'isoni zizankora. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iracyakora, Imana iracyakora, muhumure. Imana iracyakora, Imana iracyakora n'ukuri. Imana iracyafite imbaraga, ntago yananiwe, ntago yacitse intege. Abakubwira ko bitagishobotse, ubabwire ko bigishobotse, kuko Yesaya 59 umurongo waho wa mbere harambwiye ngo ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza. Haleluya.
kandi n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Imana irumva rero. Imana yumva ubusabe bwawe, Imana yumva imitekerereze yawe, Imana ijya yumva ikigukwiriye, kandi ije gusohoza isezerano n'umugambi wayo kuri wowe. Reka nkubwire ko umugambi w'Imana kuri wowe si ikibi. Abakubwira ko uzapfa nabi nta stock Imana yabitsemo ibizica abantu nabi. Ijambo ryarambwiye hariya muri Yeremiya 29:11 havuga ngo iki? 29:11 hari amagambo ajya anyura umutima wanjye cyane ngo erega ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. None ku mugambi w'Imana atari mubi, abantu bashaka kukuzanira ibibi ni bande? Wowe kiranuka gusa, wowe senga gusa, haleluya. Weho bana n'Imana gusa, weho iturize, haleluya. Weho bihorere abantu bakuvuga uko bashaka nuko babyumva, no mu gihe cyo kurengana kwawe uzakomere, kuko ijambo ryarambwiye hara mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 5:11, namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganije n'abahanuzi ba mbere. Yewe icyo gikombe uri kunyweraho ntabwo ari weho ugikinguye, hari abandi bakikubanjirijeho, ariko humura, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Kandi ubwo ari mu ruhande rwawe ntacyo uzaba, ubwo ari mu ruhande rwawe ntacyo bazagutwara, ubwo ari mu ruhande rwawe humura, haleluya, haleluya, haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana hariya mu bice hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice 25 ku murongo waho wa 30, ngo n'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Muzi ngo uyu mugaragu yarinde? Uyu mugaragu ni umugaragu Imana yahaye itaranto, nako shebuja yahaye itaranto kuyibyaza umusaruro biranga. Ahubwo arangije aravuga ngo databuja ndamuzi agira umwaga, databuja ndamuzi agira umushiha, iyi taranto ye ihombye yazamfunga. None kugira ntazajya kuba muri gereza, none ngewe reka nyitabe naza nzamusubiza ibye. Ndagira ngo mvuge ku jambo umuhamagaro gato maze dusenge. Ihangane ukora uko ushoboye kose mu ntege nkeya zawe, ihangane uko birimo kwanga, ihangane ukore. Ni ukuririmba? Ese impano yawe ni ukuririmba? Impano tuyigereranye n'itaranto. Impano yawe ni ugufasha? Impano yawe ni ugusengera abandi? Impano yawe ni ugusura abarwayi, ni ugusura abaturanyi, ni ukuvuga ubutumwa se, ni uguhanura, ni ukwerekwa? Impano yawe ni iyihe? Imana itugirire neza cyane. Muririmbyi w'190 mu ndirimbo zo gushimisha Imana yaravuze ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu ngo ajya tuyobora inzira nziza. Abantu bamwiringira bakamwitaho yabagize abanyamahoro masa. Imana iturengere. Imana nyiramahoro ibampera umugisha, kandi Imana nyiricyubahiro ibiteho kurushaho. Naha nsojereje iri jambo, utekereze umuhamagaro wawe uko urimo. Niba koko shobuja azaguhamiriza akavuga ati bamwongere n'indi kuko umurimo awushoboye, cyangwa niba azavuga ati ntabyo akwiriye nimumureke.
ndagira ngo dufate uyu mwanya dusenge. Ni iki cyari kikunanije cyatumaga umuhamagaro wawe usubira inyuma? Ni ihishurirwa wari ubuze se? Ni ihishurirwa se ahubwo wari ufite? Ni inshuti mbi wagize? Ese ni abakugoye mu murimo mukora? Ni abaguciye intege mu ivugabutumwa? Mbabarire, ugarure ibyiringiro byawe bugufi, tugiye gusenga Imana. Kandi ubwo turaba dusenga Imana, uyibwira ati nanjye Mana ndagarutse, kuko ugutwi kwawe kukiri kumva ubusabe bwanjye, kuko ukuboko kwawe kukiri kuri njye, kukirinze njyewe. Ndagarutse Yesu, kuko namaze gusobanukirwa ko uri umwami undengera ibihe byose. Ndagarutse mwami wanjye, kuko ari we uri mu ruhande rwanjye. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana ngirira neza, ndengera. Haleluya. Yesu arakora. Uko biri kose Yesu arakora. Uko biri kose Yesu aratabara. Uko biri kose Yesu ashaka kugukiza, ashaka kukubohora, ashaka kukurengera, ashaka kukuvana mu rwobo wari umazemo iminsi. Yenda rwari urw'amarira, abandi rwari urwo kubura ubutabazi. Wari ubuze inshuti, wari ubuze uwo mugendana, wari ubuze uwo musengana, wari ubuze uwo wiringira, wari ubuze uwo wizera, wari ubuze uwo wikoreza umutwaro ufite. Garuka. Haleluya. Garuka. Garukiraho. Yesu arahari. Yesu arakora. Yesu arategeka. Kandi ni umukozi w'umuhanga. Haleluya. Ndagira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo dusenge. Muririmbyi yararirimbye yuzuye umwuka ati, muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, niyo mpamvu ibyo dukennye byose tudahera ko tubibona. Nta yindi nzira rero bavandimwe, nimuze dutegereze igitondo. Twiringira Imana yacu, imirimo niyo izayikora. Icya mbere izirukana Satani. Icya kabiri izategeka isi yose. Haleluya. Icya gatatu natwe ubwacu tuzanesha nidusaba, kuko Imana igitwumvira. Buriya Imana yirukanye Satani, ariyo iyoboye igategeka isi. Ubu se urumva waba udasigaye uri umwami nawe? Erega hara muri Zaburi ibice byaho 8 ku murongo wa 5 hari ijambo naryo ryakomeje umutima wanjye. Iryo jambo wambaza ngo mbere rivuga ngo iki? Iri jambo ku bice 8 ku murongo wa 5 haravuga ngo umuntu niki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera. Hepfo haravuga ngo wenze kumugira nk'Imana. Rero namwe muri utumana, mu ruhande rwawe uri Imana. Abantu batekereza ko bazagutsinda ntabwo bazabishobora, kuko ngo Uwiteka yenze kukugira nk'Imana haburaho hato. Imana iturengere cyane. None abantu bashaka gutsinda Imana ntabwo babishobora. Ntabwo babishobora. Ntabwo batsinda Imana babishobore. Jambo ryarambwiye ngo umukozi ntaruta shebuja. Iyaguhaye akazi ifite imbaraga, izana gukavaringa, bizatungana kandi bizashoboka mu izina rya Yesu. Mureke dusenge Imana. Waba ukeneye ubufasha mu buryo bw'umwuka, waba ukeneye inyunganizi mu buryo bw'umubiri, Yesu arashoboye. Yesu arakora. Yesu arategeka. Yesu ni umukozi w'umuhanga. Yesu arakiza. Yesu agira neza. Yesu nta na kimwe adashoboye. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uwera wa Isiraheli, duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru kuko ari weho ndiho.
Mana waravuze biraba ndetse utegetse birakomera. Ijambo ryawe ni rizima nawe uri muzima. Oh haleluya haleluya. Ni wewe ujya umenya abapangayi ko n'umunsi wageze nuko ukabahereza yo kwishyura ntibasebe kwa bayeri wabo. Ni wewe ujya umenya ko amasaha yo kurya yageze ukagaburira abashonje. Haleluya, turagushimye Mana. Niyo mpamvu kuri uyu mwanya dusengeye abarwayi. Hari abarwaye mu buryo bw'umubiri, hari abarwaye mu buryo bw'umwuka. Ubakozeho ikara ryawe ryaka bongere bakire gukizwa nawe. Haleluya. Turakwinginze Yesu wururuke, uhereze umugisha bari mu ngendo, uhereze umugisha bari ku mashuri, uhereze umugisha bari mu kazi. Buri umwe wese umugirire neza, uwo bitameze neza ubihe kumera neza, kuko ari we utegeka byose. Ijambo ryawe rinyuze imitima yacu, kandi ngwaho ijambo riratubwiye ngo aho kumvira kuri, aho iyerekwa, ngo aho kuterekwa kutari, abantu bigira ibyigenge. Ariko twe twahisemo kuba mwiyerekwa, kuko abo mwiyerekwa bakomeza amategeko, kandi ngo ukomeje amategeko abahiriwe. Data rero urakoze, Mwuka we muzima ganze, isezerano ryawe rishyirwe hejuru, kandi gukora kwawe no kugira neza kwawe kutuganze, kuko ushoboye byose kandi ukabura umwami w'amahoro. Uhereye none n'ibihe byose Yesu urakoze. Amen, amen, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Mwuka w'Imana batindeho. Isezerano ry'Imana rikomeze ribane namwe. Uhereye none n'ibihe byose. Amen, amen, amen.